Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza ndashima Imana. Muri iyi video ngiye kubasobanurira uburyo ushobora gukora link ifasha abantu gukora subscribe mu gihe bageze kuri channel yawe, kandi nubwo yaba adashaka gukora subscribe ariko link yo igahita imutera gukanda kuri subscribe. Ni isomo ryiza, ni muri mu content creator ugitangira ukeneye gushaka subscribers kugira ngo monetize, ukeneye gushaka aba subscribers kugira ngo barebe video zawe uko uzishizeho bazibona. Rero niyo mpamvu nahisemo kubigisha isomo kugira ngo nimba ugisagura gushaka subscribers, iyi video ibashe kugufasha mu gihe ukoze ya link ukahereza umuntu ahite ategekwa cyangwa se ahabwa condition yo kugira ngo akande subscribe kuri channel yawe. Nibyo tugiye kwigira muri aka kanya. Ndagira ngo nimba uri mushya kuri channel Mixmax TV udushyigikire ukanda subscribe kandi ufungure n'inzogera kugira ngo dushizeho ikiganiro ujye kibona mu bambere. Kandi mudasanzwe tubana nabwo uri umuntu w'umugabo cyane, ibyo tugezeho niwe tubikesha, naho twifuza kugira ngo tuhateze. Iyi video yihereze like, uyikorere share kandi uduhe igitekerezo muri comment. Guys, rero reka turebe uko iyo link wayikorera ukoresheje telefone, ubundi ikabasha kugufasha kongera umubare wa subscribers bawe. Uze muri Chrome usearching studio akadomo YouTube, nkuko ubona byaje hano hejuru, nawe nibyo urafata ibi byaje hano hejuru gutya, uhite uza usearching. Ubwo hano ugiye kujya kuri dashboard ya channel yawe ya YouTube, noneho nkwereke uko uraza gukora iriya link. Bategeza gatoya ifunguke, nimara gufunguka bahita kuzanira dashboard ya channel yawe. Dore ngiyi, iyi ni dashboard ya channel yanjye. Noneho wowe uraza ureba hano uturongo dutatu, aha uhita uza uhakande. Numara ko hakanda uhite uza ukanda hano handitse ngo customization, urahabona. Urabona hano handitse customization, urahabona, uhakande. Numara ko hakanda noneho iraza ifunguke gutya, urebe bakuzanire profile na home tab. Wowe tuza hano kuri profile, hano tuza no kuri profile uhakande, bakwereka channel yawe, izina ryayo, hando yayo, dore ngiyi byose bagenda bikwereka. Wowe icyo urakora wowe tuza hano handitse ngo channel yuru. Iyi channel yuru niyo link ya channel yawe. Uyu muntu gusacinza akoresha iyi link ahita kubona. Wowe uraza uhita ufata ya channel yuru uze uyikopiye. Numara kuyikopiya uhita uyikandaho, kandaho irahita yikopiya, uhita ukanda copy. Numara gukanda copy, icyo urakora noneho link kanye izuminge muyibone wenda batari kuyibona. Dore ni iyi link dukopiye, dore ni iyi. Noneho numara kuyikopiya uhite ugaruka muri search yawe ya Google, uzukande muri search. Noneho wandikemo ngo autosub link generator. Uhita uza ufate kano kambere kanditse ngo auto subscribe link generator. Noneho uhite uza ufate kano kambere kanditseho free YouTube auto subscribe link generator, aka aba ariko uza ukandeho. Nyuma gwakandaho bahita kwereka aho ushira ya link yawe ya channel yawe kopiye bwa mbere. Urabona ko bahise batuzanira iyi empty space iri hano, akugira ngo paste a YouTube channel yuru. Uze uhita ukandaho paste, pasting. Noneho numara pastinga, ubwo icyo urakora ukanda hano handitse ngo generate, hano uhita ukanda kuri generate. Mbibutse ko iyi link ndayisiga muri description kugira ngo kwinjiramo bite bikorohera. Link yawe rero baba bamaze kuyiguhereza, ubu kano kanya tuvugana link yacu dore ni iyi. Iyi link niyo abantu bagiye kuzajya umuntu uzatuyihereza azajya ahita abona aka message cyangwa se aka notification kamubwira gukora subscribe. Abantu 10 bayibonye birumvikana ntago haburamo 5 cyangwa 7 bahita bakora subscribe direct. Noneho nurangiza urahita uzukanda hano handitse ngo copy link to clickboard, hano uze uhakande. Numara kuhakanda uhita ukanda okay. Icyo gihe link iraba imaze kuba copied. Iyi link rero ndushobora kuyihereza umuntu bahita muheza notification kuri telefone ye cyangwa se ku mashini ye.
imubwira guhita akora subscribe. Urugero tuvuge ko turebe ko imashini telefone twayikoresha nk'imashini, twayikoresha nk'imashini, reka tuze dufungure hano handitse ngo desktop site, tukavivure, ubundi ya link tubonye duhite tuyipestinga, nitumara kuyipestinga ubundi duhite tureba ko baza kutubwira ko batadeza notification yuko twagira ute twakoresha twahita dukora subscribe kuri iyi channel, turangiza tuyipestinge mu ya link yacu, turangiza dukande hano gusacinga, dukande hano kuri enter, ubundi dutegereze gatoya turebe irasacinga. Okay, urabona ko ka kantu bahise bakaduhereza. Guys, natekereza ko mwabibonye ko bahise batubwira, bahise bateza aka message ka subscribe kavuga ngo confirm channel subscription, are you sure you want to subscribe to Mixmax TV? Aha rero iyo umuntu abona direct message ngaka bahise baduhereza, aha abantu 10 babonye message ntabwo babura guhita bakora subscribe kuri channel yawe. Guys, ubu ni uburyo bwiza bwagufasha kuzamura channel yawe. Nimba uri mu YouTube ugitangira, wageze umuntu mu gihe kwa kundi ubutanze usharinze wenda video ku muntu ukamushamna ka link ka subscribe kandi kati wenda please subscribe for more, iya kanze kuri ya link ahita ajya kuri ya button ya subscribe nkuko mubibonye akaba akoze subscribe. Guys, ndabakunda cyane rero, iyi link nizere ko iri bugufashe. Nimba iyi video igufashije bugende udakanze like, subscribe yo nizere ko amaze kuyikora. Nimba utarayikora nawe yikore, muri tujye tubana muri video zacu za buri munsi zitandukanye. Ndabakunda cyane, naho muri video zikurikiyeho. Ciao ciao.